wowe ufite igikomere, wewe wateye igikomere n'abavandimwe, wewe wateye igikomere n'inshuti, wewe wateye igikomere n'umugabo, wewe wateye igikomere n'umugore wawe, wewe wateye igikomere n'abana bawe, ndagira ngo nkubwire ngo nta kidashoboka. Wowe wiragiza Imana, uyereke ibyawe, niyo yonyine izakomora. Egera Imana yawe uyibwire uti Mana nyiribihe, Mana nyiringabo, ndemeye, ndi umunyabyaha. Mbanje kubasuhuza abakunzi ba Fani TV show aho muherereye impande n'impande, mwese ndabasuhuje. Yesu nashimwe. Abantu mwese mwumva ururimi rw'ikinyarwanda ndabasuhuje, ndabwira ati mukomere. Abantu mwese mufite ibikomere byo mu mutima, mwese banjije kugira gute, banjije kubakomeza. Uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo rivuga ngo uko wakira ibikomere byo mu mutima. Mbere yuko twiga ijambo, reka tubanze turisengere kugira rize kugenda neza, kandi namwe mu byumva rize kugira icyo ribafasha, rize kugira n'icyo ribongora. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana ishoboye n'ubushobozi, gitare kisumba byose, nsengeye abantu bose bankurikiranye ahangaha, bose ubaha umugisha, kandi umuntu wese uri bwumve iri jambo ugira icyo uhindura mu buzima bwe. Ufite igikomere ku mutima cyamurembeje, ugira icyo ukora mu buzima bwiwe, umwiyereke kandi ibintu byose bigende neza. Nawe ntaba ari we, ahubwo aba ari wowe murengezi mwiza, imirimo yawe n'ibitangaza bimukoreremo. Nawe ajya yireba avuga ati subu uyu nguyu ni njye, ajya yireba avuga ati subu uyu nguyu koko ni njyewe wakiza ibikomere. Ese ni njyewe wakongera guha ibyishimo? Ese ni njyewe wakongera kuba naseka, nkaba ndi kumwe n'abantu nkaseka, ntasekeye hejuru y'ibindi bintu? Yo Mana nyiribihe, sanga umuntu wese utameze neza, sanga umurwayi ahari, sanga umuntu ufite igikomere uwo ari we wese, umurengere. Tubisabye twizeye izina ryawe Mwami ryera, amen. Rero bantu bankurikiranye, nagira ngo mbabwire ngo hari igihe mu buzima hari abantu benshi bagenda baseka, ariko basekera ku gikomere, kandi igikomere gikomeye cyane. Urugero rwiza ni njyewe mbigisha ibintu bihura nyine n'ubuzima bwanjye, nibyo nagiye nshamo. Njye natewe igikomere n'abantu, ariko hari ukuntu uterwa igikomere n'abantu ukumva cyakira, ariko njye natewe igikomere n'umuvandimwe wanjye. Umuvandimwe wanjye tuvukana mu maraso, umuvandimwe wanjye mukuru nafatiragaho icyitegererezo, mvuga ati ninkura nzamera nkawe, ariko yaragiye antera igikomere mu buzima. Afata umuntu twakundanaga, aramufata aramujyana. Umuntu wari ufitiye umumaro mu buzima bwanjye, umuntu wari ufite agaciro mu buzima bwanjye, aramufata aramutwara. kandi uwo mu kumutwara yamutwaye afite umugabo, afite n'abana, afite n'abuzukuru 2. Urumva icyo ni igikomere. Igikomere ufashe ugaterwa n'umuvandimwe wawe ni igikomere utajya upfa gukira. Ni igikomere gukira byonyine umuntu ugikiza ni Imana yonyine yo mu ijuru. Ibintu biba bigoye, ibintu biba biremereye, ariko Imana yonyine niyo ikiza igikomere mu buzima. Ibyo byose nagiye mbicamo kubera iki? Nagiye mbicamo kubera Imana. Niba warigeze kubabazwa n'abantu, niba warigeze guhemukirwa, we bifata ubyereke Imana, sibyo? Njye narahemukiwe cyane n'abantu, mpemukirwa n'inshuti zanjye za hafi, mpemukirwa na buri umwe wese mu buzima wari unzengurutse. Ariko kugira ngo ubicemo, ibyo bintu kugira ngo ubicemo bisaba imbaraga z'Imana, bisaba gukomera, bisaba umutima ukomeye, bisaba kwihangana, bisaba kwizera Uwiteka. Ibyo byose ni ibyambayeho. Naje wowe nkubwira uri kundeba, wowe ufite igikomere, wewe wateye igikomere n'abavandimwe, wewe wateye igikomere n'inshuti, wewe wateye igikomere n'umugabo, wewe wateye igikomere n'umugore wawe, wewe wateye igikomere n'abana bawe. Ndagira ngo nkubwire ngo nta kidashoboka. Wowe wiragiza Imana, uyereke ibyawe, niyo yonyine izakomora. No kugenda ubibwira abantu, kugenda ubibwira runaka, umwana wanjye yarambabaje, umwana wanjye yaragize gutya na gutya, uri kwisebya. Igikomere cyane kizigera gikira. Ntuzigera ugenda hariya hanze nguseke, kandi mu buzima bwawe ufite igikomere wumva utishimye. Nurangiza guseka n'abantu ujye kuri toilette urire, utahi wawe ujye mu nzu urire, wisekere hejuru y'igikomere. Reba umuntu uganiriza Imana yawe yonyine, uyibwire igikomere ufite, uyibwire ngo Mana niwe wenyine wo kunyomora iki gikomere mfite. Ubundi Imana izaza ikorera ibitangaza, abantu bose bajye bumirwa. Ujye useka udasekeye hejuru y'igikomere, ujye useka ari ibyanyabyo, apana gusekera hejuru y'igikomere. Uri kumva? We emera ko wababaye,
wowe undeba, emera ko wababaye, ubyemere n'umutima wawe, uvuga ati narababaye, ubyemere. Waza imbere ya kamera, ugatanga ubuhamya, ukemera, utitaye kuri ba bantu. Urugero rwiza ni njye nahuye n'igikomere bitewe no kuntu abantu bari banzi muri societe, bazi nkora ibiganiro meze neza, banzi mfite amafaranga meze neza, nkazampora nihishahisha. Ntashaka kwemera ko nababaye, ntashaka kwemera ukuri. Ariko naraje nemera ukuri, ntitaye ku bantu bandeba, ntitaye ku bamvuga, ndaza ndicara nemera ukuri. Ibyo bintu byarambohoye. We muntu uri kundeba, icyo kintu cyarambohoye, kwemera ukuri. Kwemera ukuri ni byiza. Egera Imana yawe, uyibwira uti Mana nyiribihe, Mana nyiringabo, ndemeye, ndi umunyabyaha, ndi umunyamakosa, naratekereje ndacumura, nkora ibi ndacumura, nisha abantu nararoze, nagize ute. Ubibwira Imana yawe. Kuko hari abantu bajya babura ubwenge, ukagenda ukabwira umuntu mugenzi wawe ngo nakoze iki, kikaba cyagufungisha cyangwa kikakwicisha. Ariko wowe ibibwiye Imana yawe n'ibanga ryawe, irakubabarira. Ntuzongere ukundi. Niba warasambanye, genda upfukame wibibwira umuntu, ugenda upfukame mu cyumba cyawe, ubibwira Imana, umutima wabohoke, ntuzongere gukora icyaha ukundi. Icyaha cyose waba warakoze mu buzima, kibwira Imana, uyisaba imbabazi, ntuzigere usubira na rimwe. Imana yange insubira. Uhora wihana ati reka nyikore nzihana ejo. No. Emera wemera umaramaje. Emera wemeye, ubwira Imana ati Mana ndemeye, nguhaye umutima wanjye urinde ikibi n'igisa nacyo. Ukubitire kure abantu baza biyoberanya mu buzima bwanjye, ibitaguhesheje icyubahiro byose ubimvanire mu nzira iruhande rwanjye. Urebe Imana ngirikorera. Ubundi uyisaba icyo ushaka ikiguhereza. Uyisaba amahoro yo mu mutima yaguhe, uyisaba ubwenge buguhe, uyisaba ubugingo. Hari ukuntu abantu basaba nabi, ukabwira Imana ngo Mana ngo mpe etaje, ngo mpe imodoka. Izabiguha, ariko izabiguha hano mu isi, ariko ikwima ubugingo. Banza wishinganishe, banza usabe Imana ubugingo, banza usabe Imana ubwenge, banza usabe Imana uburinzi. Ibyo nabyo ni inyongera, nayo irabitanga, nabyo bisabe, ariko biza ari inyongera. Ubwira Imana ati Mana nabyo bime, ariko biza ari inyongera. Ubanza mpagakiza, ubanza ufate umutima wanjye ugufate, ukomeze, ntundekure, kuko ndekuye napfa. Kuko burya Imana wo kugira ngo iguhombe, yaguhombye ariko ikakubona. Byose birashoboka. Imana ni ishobora byose, niyo yuzuzaho abantu batabasha kuzuza. Yuzuzaho abantu batabasha kuzuza. Urugero rwiza, abantu bafashe umutima wanjye barawukubitagura, barawushenjagura, umutima wanjye urababara, ndagenda mperanwa n'agahinda, nicwa n'agahinda, numva ubuzima ntacyo bumaze, numva nta kimwe maze. Ariko maze kwegera Imana, nabwiye Imana ati Mana umutima wanjye warashenjaguritse, umutima wanjye abantu barawubabaje, umutima wanjye abantu barawihebesheje, abantu bose banyeretse ko ntabaho. Ariko Mana ni wewe wenyine niringiye, kuko abantu ntago nabiringira, kuko abantu barantengushye, abantu barampemukiye, abo nagiriye neza barampemukiye, abo neretse umutima wanjye mwiza, aho kugira ngo nanjye bawunture, barufashe barawushenjagura, bawukubita inyundo bawugira ubushambagara. Ariko aho nemereye Imana, yaraje fata wa mutima wanjye, irawurundarunda, irongera irawufata, wa mutima washenjaguritse, wa mutima wahindutse nkuko wafata ivide ukarimena ukarijanjagura, iragenda irawufata, irawuyora neza, iwongera iwusubiza ubuntu, irawuzana umunterekamo imikizere cy'ubuzima, impa gutuza, impa akanyamuneza, impa kuba ndi kuvuga gutya. Ndabiza abantu munsi muri butungurwe, kuko ntago mwari muzi ko navuga gutya. Ni ikibereka ko Imana yafashe umutima wanjye ikawurundarunda, aho abantu batabaye Imana yarahabaye, abavandimwe banjye batabaye, aho abandi batabaye Imana yarahabaye.
umutima wanjye umeze neza, yarawufashe wongera burondorondo. Abawujanjaguye mwese rero narabababariye. Icyo gitangaje, narabababariye. Burya kubababarira ni njyewe buri kwirengera. Wowe utababarira, n'utababarira umuntu waguhemukiye, ntabwo uzigera uryama ngo usinzire. Njye nararyamaga, naryama natekereza cya gikomere mwene mama yanteye, natekereza ibyo abandi bantu banteye, sinsinzire nkabura amahoro. Nkabwira Imana ati se Mana, uzampa amahoro ryari? Uzampa amahoro bigenze gute? Ariko banyigishije ijambo, bangisha kubabarira icyo bivuze, bangisha kubabarira icyo bimaze. Ndababarira. Wowe wampemukiye, wowe wambabaje, narakubabariye. Imana niyo yonyine ihora, niyo muhozi. Narakubabariye. Kuko ubabarira kwanjye rero byatumye umutima wanjye wongera ugarukamo, urasanasanwa. Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ubu nta muntu mfite umutima mubi, nta muntu mfitiye urwango. Umuntu wese wansheshaguriye umutima naramubabariye. Nawe rero muvandimwe, icyo nakubwira, babarira. Ihangana ubabarire. Ihangana ubabarire. Wowe ufite igikomere cy'umugabo, mubabarire. Nawe si ari we. Wowe ufite igikomere cy'umugore wawe, mubabarire. Wowe ufite igikomere cy'ababyeyi bawe bakwanze, bakujugunye, bababarire. Imana ize yikorera urebe ibitangaza ikora. Ngira gutabara ku manywa y'ihanga izuba riva. Wowe ufite igikomere cy'umuturanyi wawe ngo yakurogeye umwana, yahora gutega ibintu buri munsi, mubabarire. Ubundi Imana izikore yigaragaze. Uzajya usengera ku rwango ukutaha uko waje. Imana ikunda umutima muzima, kandi ikunda umuntu ufata umutima wawe ikawumuha wose, ikawumuha. Ibyo bintu biragoye ndi kubabwira, ariko urabishobora. Nanjye narabishoboye, sinari nzi ko nabishobora. Sinari mbizi pe, mbabwiza ukuri mwa bantu mwe, sinari nzi ko nabishobora kwihangana. Sinajyaga nihangana. Reka umuntu yambwiraga ikintu nkaba nteye ibuno hejuru, nkaba ndikubise, nkaba numvisha nyine ni njye uriho. Ariko kwihangana bitera kunesha. Wari mu rugo rwawe ubona byanze, ihangane. Ubibwira Imana, ubwira Imana ati Mana, umugabo wanjye atasa 7 z'ijoro yasinze, simba nzahavuye. Basi ujye uhamurindira. Ariko data, mufata umuhindure ajya atasa 2 nizo nshaka. Abe yageze mu rugo aze akine n'abana be, nanjye mubone nk'umudamu we. Byose bizashoboka. Byose birashoboka imbere y'Imana. Nta gikomere idakiza. Kandi nawe ubona wihebye ubuzima bwanze, na nyuma yaze irakora. Njye narayibonye n'umuryango wanjye. Njye mvuga ibyambayeho, narayibonye n'umuryango wanjye. Twe tugeze inyuma ya 0 kwa kundi ubona ibintu byose byarangiye, ubona imigisha yose yifunze, ubona ibintu byose byarangiye, ukavuga ati se Mana, noneho ndamenera he, ndabigenza nte? Hahandi hanyuma ubona byanze, nihita yigaragaza nk'Imana, ukabona igutunguje igitangaza. Hahandi uyiturira ukavuga ati Mana, iyaba nakubonaga manguhobeye. Je Mana yankoreye igitangaza, ndavuga ati se Mana, Mana nyiribihe urihe? Iyo nkubona manguhobeye, byonyine kuba mfite amahoro, yaranankije agahinda ko mutima. Icyo ni cyubahiro nishimwe, nshimira Imana yo mu ijuru. Yarandoko yani nayo impfuye rubi, aho ngiye na buri wese kambona mu ishusho ntarimo, aho buri we bari baranyambitse icyangiro, isura mask mbi y'icyangiro, aho ngiye gusaba akazi buri wese akakanyima. Uwo mbwiye ati nguriza 10,000 aho ngaka binyima kandi abifite kubera ya mask y'icyangiro. Ariko ibyo byose naragiye mbyereka Imana, nabyereka Imana igakoresha umuntu ngiye ntazi nkabona amaye nka 50. Imana ni igitangaza. Imana nayivuga bugacya. Reka nsoreza aha ngaha, ariko reka mbabwire ngo Imana iragira gute, irakora. Wewe wumva wakiriye Yesu nk'umukiza, andika muri comment ngo Imana irakora. Bye bye. Imana ibahe umugisha.